karibu nanone ku Gasusuruko TV, urubuga tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Mbanje kubasuhuza, njye nitwa Iradukunda Josiane, ngiye kubagezaho video y'uburyo ushobora gukora akaji wibereye iwawe, kuko twamaze gusobanukirwa ko akaji wikoreye ntabwo kahwanye nako ujya kwigurira, nyine biba bitandukanye. Ubaye ufite akanya wajya ugerageza ugakora akaji ukareba uko bigenda. Izi ni tangawizi natangiye ndimo ndakata. Dufite watermelon, ni ji ya watermelon ngiye kubereka n'agatangawizi n'amazi, nta kindi kintu ndibuze gushiramo. Rero tuze gukurikira turebe uko ikorwa. Biroroshye cyane, ni iminota mikeya. Ndakoresha blender nkuko muri kubibona, nayicometse. Noneho ndakoreshamo n'amazi nkuko nabibabwiye nkitangira. Wowe utarakanda subscribe, turagushishikariza gukanda subscribe, ukanda like, ugasharinga video zacu niba ubona ari byiza, urabyemerewe kuzisharinga. Noneho ukanatubwira n'igitekerezo, ukanatubwira ati ndabona mwakora kino byadushimisha kurushaho. Byose tuzajya tubyinjiramo, nubwo muri kubona turi kuvangamo utundi tununu kugira ngo mbese murye neza, munywe ibintu byiza, mwambare neza, ibintu bibe salamu ku Gasusuruko. Rero ngiye gutangira mbereka uko ndi bubigenze. Ngiye gukata watermelon nyishyire muri blender, noneho nshyiremo, ndajya mbereka buri etape, buri cyiciro uko ngiye kugikora. Urimara hose bibutsa ko mbere yuko ubikora ubanza kwitunganya ku ntoki kugira ngo uze gukora ibintu bifite isuku. Tugiye gufata izi za mbere tuzishyiremo, tugiye kuzishyira muri blender. Nkuko nabibabwiye iracometse ariko ntabwo nayifunguye, iracyari kuri hafi, ntabwo ndayifunguye. Tugiye gushyiramo za tangawizi zacu, upfundikira. Tugiye gufungura. Ushaka kwibaza ati se ubwirwa n'iki ko ji yawe imaze gutungana? Nk'ubu iyo aba nakoresheje watermelon yonyine yari kuba yarangiye, ariko ubundi ugerageza no kumenya se niba nashyizemo tangawizi ikomeye bingana iki. Ubu yamaze kubanuza, yamaze kuyisya neza ku buryo noneho kumva na oderi ya ji yawe ikakubwira niba byabaye nuza. Noneho tugiye gukuraho kubera ko yarangije kuyisya. Tugiye gukuraho tuyungurure twumve niba twarekeraho cyangwa niba twakongeramo utuzi dukeya.
tugiye gusukamo turi kuyungurura. Ugira gutya kugira ngo kubera ko twari twashyizemo na tangawizi inuza nabyita gute ibintu byasagutse nyine byayo maze gukamukamo amazi biba biri busigare hejuru n'ibindi bya watermelon. Ndatekereza muri kureba uko amazi ari kumanukamo uko umuntu azunguza. Mwakoze kubana natwe rero abakunzi b'Agasusuruko TV, tuberetse uko wategura akaji wibereye mu rugo utuje, ufite amafunane. Watermelon murabizi ni nziza, tangawizi nayo ni nziza, ifite akamaro ku mitsi, ifite akamaro mu mubiri w'umuntu, umuntu urwaye amagripe iki ni byinshi cyane namwe murabizi. Rero tuberetse uburyo ushobora kugatunganya. Wenda hari icyo mushaka kumbaza, wenda ngo ko naberetse amazi ariko ntimubone wenda nyashyiramo. Ni ukuvuga amazi iyo wumvise ji yawe yihagije ku mazi, nk'uko watermelon hari watermelon zitagira amazi. Rero iyo harimo amazi menshi sava, ushobora kudakoresha amazi asanzwe ukayinywa gutyo. Nashatse kuyitegura gutya numvise ari bwiryoshye cyane, nanga kurinda nshyiramo amazi, ariko wowe ushaka wayashyiramo ukurikije nuko wumva ukeneyemo agasukari uko karaba kameze. Kandi mbibutsa ko iyi ji ni nziza cyane ku mubiri w'umuntu kuko nta sukari yandi aba akoranyemo, ahubwo ni isukari y'umwimerere biri mu rubuto. Rero byaba byiza umuntu ufite umwana wawe ubakorera akaji, ufite umusheri aza kugusura ukamukorera akaji, umugabo ukamutegurira akaji, byaba ari sawa cyane. Mwakoze rero abakunzi b'Agasusuruko, ngewe wabagezagaho iyi video na Josiane Iradukunda. Komeze mudukurikirane, hari ji tugiye kubategurira y'amatunda yitwa marakuja, tugiye kubategurira ibyiza byinshi ku Gasusuruko. Mwebwe mudukurikire gusa, kandi ni surprise ku bakunzi bacu batwereka ko badukurikirane, basharinga video zacu, byose tuzajya tugenda dutanga surprise kuri abo bakunzi bacu. Imana ikomeze ibarinde, ndabakunda cyane, bye.